Igitabo cy'Imigani igice cya 27. Ntukiratane iby'ejo, kuko utazi icyo uwo munsi uzacyana. Aho kwishima washimwa n'undi ndetse n'umushyitsi, ariko atari ururimi rwawe wishimisha. Ibuye riraremereye, umusenyi ni umutwaro, ariko uburakari bw'umupfapfa burusha byombi kuremera. Uburakari butera urugomo, kandi umujinya umeze nk'isuri. Ariko ninde washobora kwihanganira ishyari? Guhanirwa ku mugaragaro kuruta urukundo rudaseruka. Ibikomere by'umukunzi bizanwa n'ukuri, ariko umwanzi asomana akabya. Uwijuse akandagira mu buki, ariko inda ishonje ikirura cyose kirayiryohera. Uko inyoni iguruka igasiga icyari cyayo, niko umuntu ameze urorongotana agati iwabo. Nk'uko amadahano y'imibavu anezeza umutima, niko umuntu aryoherwa n'inama ivuye mu mutima w'inshuti ye. Ntukareke inshuti yawe n'inshuti ya so, kandi ku munsi ugize amakuba ntukajye gutabaza mwene so. Umuturanyi uri hafi aruta umuvandimwe uri kure. Mwana wanjye, gira ubwenge kandi unezeze umutima wanjye, kugira ngo mbone uko nsubiza untutse. Umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Uwishingiye umushyitsi umwaka umwambaro weho ingwate, uwishingiye umugore w'inzaduka umenye ko ari inshingano. Uzinduka kare cyane akajya gushima inshuti ye asakuza, bimubera nk'umuvumo. Umunsi w'imvura nyinshi y'urujojo rudahita n'umugore w'ingara uvuga urudaca birahwanye. Ushaka kumubuza ni nko kubuza umuyaga, azamufata anyerera nk'amavuta. Uko icyuma gityaza ikindi, niko umuntu akaza mugenzi we. Uhinga umutini niwe uzarya imbuto zawo, kandi unamba kuri shebuja niwe uzashimwa. Nk'uko amaso y'umuntu arebana n'ayo mu mazi, niko umutima w'umuntu ureba mu wundi. Ikuzimu n'irimbukiro ntihahaga, niko n'amaso adahaga kurora. Uruganda rutunganya ifeza, n'itanura ritunganya izahabu, kandi umuntu ageragezwa n'ibyo bamwogeza. Nubwo wasekurisha umupfapfa umuhini nk'ingano, ubupfu bwe ntibwamushiramo. Gira umwete wo kumenya uko imikumbi yawe imeze, kandi ufate neza amashyo yawe, kuko ubukungu budahoraho iteka, ingoma nayo idahoranwa ibihe byose. Ubwatsi bukuze buracibwa bukarundwa hakamera ubushya, kandi ibyatsi byo mu misozi bigakoranirizwa mu rugo. Abana b'intama bakubera imyambaro, kandi ihene zivamo izigurwa umurima, nayo amahenehene azaba yo kunyobwa nawe, aguhaze n'abo mu rugo rwawe, ndetse atunge n'abaja bawe.